kuva umuhanuzi yatangira kubaho ntabwo yakunzwe. Impamvu rero umuhanuzi atakunzwe nuko umuhanuzi ashira ku karubanda ibyagizwe ubwira. Kristo Yesu yamaze kuva mu ntabwo uwo muntu yakunda ubuhanuzi. Amadini hafi ya yose afite Bibiliya. Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nasengeyemo imyaka 21 bafite Bibiliya. Ariko kandi ngeze mu bakristo muri banga ntari naramenye Imana ivuga ntabwo nari nyizi. Ntangira kumva ijwi rimbwira ngo bwira uriya gutya nkavuga. Nabivuga nkabona umuntu arapfukamye arikanze yikubise hasi arakomereye ararize. None nsoje nkajya mvuga ati se kubera iki mwariraga? Ngo ibintu watubwiye Imana yakunyujijemo nibyo. Ese iyo mpano yahujemo gute? Wari hehe byagenze gute ngo abandi bayimenye? Abayishakisha bayibona gute? Abanyamadini bamwe na bamwe hari ubyo bavuga by'ukuri, hari nibindi bavuga kugira ngo basenye impano za gihanuzi. Harimo abahanuzi b'ukuri, hakaba n'abahanuzi batarabukuri. Hari n'igihe umuntu atangira neza agasoza nabi. Ese twazemera gute umuhanuzi w'ukuri? Impano y'Imana iyo umuntu ayifite ni impano izana igikundiro, ariko kandi ni n'impano Satani ahiga. Muri uyu muhamagaro habamo abanyamashyari, ntabwo mu bantu bakunda kubivuga, ariko igihe kirageze ngo tushyire ukuri hanze. Hanyuma umukozi w'Imana rero buriya ntananizwa n'abapagani, ananizwa n'abo mu nzu y'Imana. Mose ntabwo yaguye mu butayu kuko yanga Imana, ntabwo yaretse kugera i Kanani kuko abishaka. Yayoboye Abisiraheli batangira kumukomeretsa mu mutima, bamwe batangira kwigumura, abandi baramwanga. Bageze mu butayu babura amazi, baramutuka ibitutsi bikomeye cyane. Uyu Mose agera ku rwego umubabaro nawe ugira gute umwica. Nibwo yagiye gusenga Imana, iramubwira ngo genda ukubite ku rutare. Agiye yanyuranya n'iby'Imana yagize gute yamubwiye kubera umubabaro. Abwira Abisiraheli ngo mwabagome mwe, njyewe na Aroni twabakuriye amazi mu rutare. Imana iravuga ngo kuko utagaragaje kwera kwanjye ukavuga ko ari wowe na Aroni ntabwo muzagerayo. Mose azize ko yasambanye. Mose ananiwe kugera i Kanani kuko adakundana n'Imana itamwemera, ahubwo amagambo y'Abisiraheli. Biravuze ngo rero umuhanuzi w'Imana muri iki gihe ateshejwe agaciro kubera ko bamwe bananijwe n'isengero, abandi bananijwe n'abitwa abashumba. None se ubwo umuntu yavuze ngo nta muhanuzi ubaho, ngo ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana, urumva avuze iki? Nusengana n'umuntu ntiwumva amahoro muri wowe. Question mark. Kuko mu bintu biranga umuntu urimo Yesu nuko ahesha abandi amahoro. Umukozi w'Imana ubundi umuhanuzi atanga ubuzima aho ubuzima bwabuze. Hariho abantu bafite impano z'Imana ariko batanditswe mu ijuru. Imana yiguhaye impano irayikwambura cyangwa se ya mpano ivangirwa habaye iki? Imana yiguhaye ntikwambura. Uzabona abahanuzi benshi bamwe na bamwe banywa amayoga, uzababona bakora n'ibindi biteye ubwoba, ariko yahagarara mu mpano z'Imana agahanura ibintu biribyo. Imana si umuntu, yitanze ibitanze. Ikintu gukuraho cyakoze ni ubuntu bwayo. Ese bose ko bahanura ko habona impano z'Imana nuko bahanura ari Imana bakoresha cyangwa hari abandi bahanura ubuhanuzi buturuka mu kirere cyangwa bw'abadayimoni niki? Niyo mpamvu uzasanga abarangi barerekwa, ariko ntago bakoresha imbaraga z'Imana. Abantu batangire kumenya ubuhanuzi bw'ibinyoma n'ubuhanuzi bw'ukuri, kuko nimba hari ihembe shaka ko ryeguka ni ihembe rya gihanuzi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Mana Kiza Edouard. Abari mu Rwanda turasubira ngo Imana ibaho umugisha abantu badukurikirana kuri Gusenga everyday, abantu baza ku mwanya wa mbere n'abanyarwanda kandi tubabwira ngo rero Imana ibaho umugisha mu nshuti zacu zakadasoka. Abari mu Burundi turabaza tubabwira ngo amahoro y'Imana abari namwe, abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, muri Afrika tubabwira ngo turakunda kuri channel ya Gusenga everyday mu nshuti zacu. Abari mu Birigi turasubira tubabwira ngo turakunda, abari muri Belgique mu bisanzwe mwese turasubira tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari muri Amerika Imana ibaho umugisha, abari muri Canada Imana ibaho umugisha, abari muri Australia Imana ibaho umugisha, abari muri Aziya turasuhuje cyane cyane inshuti zacu ziri muri Oman, namwe Imana ibaho umugisha. Nkuko bibona rero murabona turi kumwe na Prophète Revela Pasteur
Evode uraho aho neza mukozi w'Imana amakuru y'imisi turashimira Imana imisi myinshi hari haciyemo igihe kinini cyane ariko kandi turashimira Imana ko twongeye kugaruka kuri gusenga everyday yego yes Imana igumugisha rero cyane Imana igumugisha kuba witabiriye ubutumire bwacu ariko tunagushimira ko hari abantu benshi wafashije mu buryo aho heruka hano mu butumwa bw'utambutse hano kuri gusenga everyday hari abantu benshi bagiye batwandikira bishimye cyane banezerezwa nuko bagiye bafasha bagiye guhamagara n'abatashoboye kubona uko baguhamagara n'abakomeze bihangane tubwira ngo Imana igumugisha amen 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 yego watangiye rusenga Imana nkuko cyane yacu to gusenga everyday Mana turagushimiye ko wongeye kudutiza umwanya kugaruka hano kuri televiziyo ya gusenga everyday mu mbaraga z'umwuka wera ducyashya kirogoya yose umudayimoni waturwanya kugira ngo ubutumwa bwiza butamamara tumwambuye ububasha uri Imana iyobora intambwe zacu uri Imana ivuga bikaba uri Imana itegeka bigakomera irukana imyuka yose n'imbaraga zose byarwanya iki kiganiro kandi turasenze ngo cyamamare gikwire mu mahanga yose kugira ngo abantu bamenye inkuru nziza y'agakiza k'ijambo ry'Imana imbaraga zose zidakorera ubwami bw'Imana zitsindirwe hano hantu mu izina rya Yesu umwuka wera nk'umufasha tuwe hafi amen 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 ikiganiro rero ikiganiro ni imboni y'umuhanuzi mukozi w'Imana nk'umuhanuzi hariho inyigisho nyinshi ziri hari muri iki gihe abantu bavuga bati ubuhanuzi atabahanuzi barabakera bari mu isezerano rya kera ati misezerano risha ati ntabwo bahanuzi ati ubuhanuzi ati ni Bibiliya ese urabivuga hiki ubundi akenshi ntabwo umuhanuzi yigeze akundwa kuva umuhanuzi yatangira kubaho ntabwo yakunzwe uhereye mu isezerano rya kera umuhanuzi yari bamenya ko yitwaga hagiye habaho ibibazo bitandukanye ku bahanuzi b'Imana kubera iki umuhanuzi atigeze akundwa nuko umuhanuzi avumbura amabanga y'ubwiru abantu bahishwe n'abandi badashaka gutangaza umuhanuzi ubundi niki mbere yuko nsubiza icyo kibazo umuhanuzi ni umuntu Imana yahaye impano ukubona dufite amaso abiri umuntu usanzwe afite amaso abiri ariko umuhanuzi ntabwo afite aya maso tureba yonyine gusa agira amaso yandi yiyongera kuri aya ni amaso rero areba ibyo abandi batareba ni amaso areba ahantu hatarebwa n'undi muntu uwo ari we wese niyo yaba ari umwami cyangwa igikomangoma umuhanuzi ni umuntu ufite amatwi aya tureba ariko mwo indani muri we harimo n'andi matwi abantu batareba ayo matwi ni amatwi yumva ibyo abandi batumva akumviriza amabanga yahishwe y'uburyo bumwe cyangwa ubundi impamvu rero umuhanuzi atakunzwe nuko umuhanuzi ashyira ku karubanda ibyagizwe ubwiru hanyuma kandi isi ntikunda kandi umuhanuzi wese uhagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana Kristo amutuma ibintu bikomeye kubera ko kugeza kuri izi saha umuhanuzi ni umuntu ariko wagiriwe ubuntu nanone bugeretse ku bundi buntu kubera iki Paul yaranditse aravuga ngo mwifuze impano zose ngo ariko cyane cyane impano y'ubuhanuzi ni ukuvuga ngo impano y'ubuhanuzi ni impano iri hejuru y'izindi mpano zose mu isezerano rya kera ubwo umutambyi yimikwaga n'umuhanuzi urugero Samweli niwe wimitse yimika Dawidi ni ukuvuga ngo umuhanuzi rero iyo ugizwe umuhanuzi uhabwa gushyirwa Imana igushyira hejuru y'ibindi biremwa hanyuma
subiza cya kibazo rero. Umuhanuzi cyangwa se ubuhanuzi ni ibintu bidakundwa na bose, kubera ko hari abantu bagira amafuti ntibashake ko umuhanuzi ababona. Uzabona aho babasohora mu nsengero, uzabona aho babacecekesha ahantu hatandukanye, uzabona ibihugu bimwe na bimwe bifata abahanuzi bikabakubita bikabafunga, kandi komuteri bakarenga ibisambo bipfumura amazu bigira imbunda bigira bite, ariko ugasanga bari gukurikirana umuntu wavuze Imana igeze gute yavuze. Hanyuma ikindi nanone gituma abantu bakwepa ubuhanuzi nuko buriya Kristo Yesu yamaze kuva mu ntabwo uwo muntu yakunda ubuhanuzi. Kubera iki? Kristo Yesu ni umuhanuzi. Niwe ukuriye abahanuzi bose. Ari Yerusalemu bamweretse urusengero, arangije imvugo ye yose yari yuzuyemo igihanuzi. Aravuga ngo ndababwiza ukuri yuko urusengero muramutse murushe ngewe nagubaka mu minsi ngahe 3. Yarababwiye mu buryo bwa gihanuzi bw'ubwiru ko azapfa, hanyuma mu minsi 3 akaba yubatse urusengero mu mitima y'abantu. Hanyuma ikindi nuko Kristo Yesu mu bintu byose yagiye akora hafi 80% ni imvugo ya gihanuzi, kuko kuzura nabwo yakoreshaga impano ya gihanuzi. Lazaro byuka autorité, umuhanuzi afite power autorité mu mana. Naho iyo abantu bavuze ngo abantu bakurikira ijambo ngo nibwo ubuhanuzi butavangiye, nibyo ni ubuhanuzi butavangiye ndabyemera, ariko twibukiranye ko hari icyo abayuda barusha abandi. Biravuga ngo barusha muri byose uko babikijwe byasezeranijwe n'Imana data. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atacemera Yesu neza, ibintu byose ashobora kubikubira mu kintu kimwe. Kubera iki? Ubundi ijambo ry'Imana ni Kristo. Umusomye ijambo aba arimo akundana na Kristo. Ariko noneho hari ibintu bitanditse muri Bibiliya kandi bigomba guca mu bahanuzi. Ni ukuvuga ngo rero niba Bibiliya ihari ni byiza, kandi no kuyisoma ni byiza, no kubiyigisha ni byiza, ariko twibukiranye abayehova bafite iki? Bafite Bibiliya. Hanyuma amadini hafi ya yose afite Bibiliya. Abadiventiste b'umunsi wa 7 nasengeyemo imyaka 21 bafite Bibiliya. Ariko kandi ngeze mu bakristo muri banga ntari naramenye Imana ivuga, ntabwo nari nyizi. Bivuze iki rero? Ukiri ngaho uvumbuye ibanga abandi bari baragizene barahishwe. Yes. Iryo banga warivumbuye gute? Iryo banga uburyo narivumburiye muri Mariko 16:16. Haravuga ngo mugende mubarema mubabwiriza ubutumwa bwiza. Abazemera muzababatiza, abatazemera bazacibwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagendana, bizagumana. N'abizera ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indi mishya, ururimi rushya, indi mishya, ururimi rw'ijuru, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ni ukugenda se bakarambikaho gutya gusa batavuga, ni ukubarambikaho ibiganza bagakoresha ijambo rya gihanuzi ryo kwizera. Ngo ikirema haguruka mu izina rya Yesu, ni ijambo rya gihanuzi. Noneho uvumbuye iryo banga, none se izo mpano waruvuye mu bantu mu badivantiste b'umunsi wa 7, ese iyo mpano yahujemo gute? Wari hehe? Byagenze gute ngo abandi bayimenye? Abayishakisha bayibona gute? Ntabwo impano y'Imana ipfa kuza gusa. Yego. Oya, kuko ntabwo ari ibintu umuntu yagura muri Simba supermarket. Uburyo je nakiriye impano z'Imana ni ubuntu bwa Kristo. Yego. Ntabwo nayishatse. Yego. Sinanayishakishije. Yego. Ahubwo je mu ruhande rwanjye Yesu yarantoranije. Yego. Ampa impano ze uko yaragambiriye kugira ibyo azankoresha mu gihe gisa n'iki ngiki. Ariko nibutsa abantu ko hari amafunzo nanyuzemo. Iyo tuvuze amafunzo, hari ibigeragezo byanjeho mba mu buvumo umwaka ntagiraho kuba.
nta muntu undeba nta umenya ndi kumwe na Yesu. no uvuye mu badivantiste musi wa karindwi winje muri Pentecote abakwiki kiganiro ni kiganiro ni imboni y'umuhanuzi. Uvuye mu badivantiste musi wa karindwi uje mu Pentecote noneho ugezeyo ukubitana n'ibigeragezo byo kubura huba no kujya niki ufata icyemezo cyo no kwambara ubusa. Ntabwo ari nge wafashe icyemezo ahubwo igihe kigutegeka ukubaho wahise wigendera mu buvumo. Wigende mu buvumo. Ubwo buvumo rero mbujyamo nubwo igahanga bahita mu gapuderi. Hari igihe abantu wenda bagira ngo nuguterateranya abatuye muri za gahanga barabizi Pastor Evode icyo gihe nako banyitaga n'ubundi kuko Imana nkigeramo nibwo yatangiye kumanurira imbaraga z'umwuka wera. Ukigeramo. Yes. Hanyuma rero Imana itangiye kumanurira imbaraga z'umwuka wera nari mazemo nk'imisi 7 ndimo mvuga ubutumwa bwiza. Hanyuma numva umwuka wera njeho yananjeho ntazinga umwuka wera niki gusa numvise muri nge hari ibintu bibaye hari impinduka zibaye hari umunezero uje muri nge numva hari umuriri winjiye muri ngewe. Hanyuma ntangira kumva ijwi rimbwira ngo bwira uriya gutya nkavuga nabivuga nkabona umuntu arapfukamye arikanze yikubise hasi arakomereye ararize none nsoje nkajya mvuga ati se kubera iki mwariraga ngo ibintu watubwiye Imana yakunyujijemo nibyo none se iriya ni Imana kuko naravuga ngo numvise ijwi rimbwira ngo nkubwire ngo umuntu namara kubimubwira nkabona ararize undi ati niko bimeze abandi nkabona azanye impapuro narindi kumubwira arazipfunyura ati nizo nari nazanye imbere y'Imana. Impano rero ya gihanuzi ni impano umuntu abona yababajwe. Umuririmbyi yaravuze ngo mvugutira kandi ucure inkamba zimvemo ngo mpindure icyuma cyawe uhora ukoresha. Bivuze iki rero? Nasubizaga ikibazo kivuga ngo ese abantu bayishaka bate? Iyo wegereye Imana yenda kubyayo ikaguhaho, ariko nanone imihamagaro nyine iratandukanye. Hari umuntu Imana ikunda ikamugabira, hari n'umuntu ubishakisha kubw'umwete n'ishyaka. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Hanyuma Imana ikaguha kuko wayititirije cyangwa washatse mu maso hayo. Nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazagira gute? Bazambona. Rero ubuhanuzi ntabwo isi bukunda kuko isi idakunda ukuri. Kabiri, ubuhanuzi ntabwo abantu bavugaho rumwe kubw'impamvu ya kabiri ngiye kukubwira. Ni impamvu yuko nanone muri uyu muhamagaro wa gihanuzi ni impano itera umuntu igikundiro, ni impano ikomeye cyane, ni impano isaba kugaburirwa, ni impano isaba kurindwa, kuhirwa, kuyisengera mu yandi magambo, ukayiha umwanya wo kuyitaho. Nibyo gituma rero ubona bamwe na bamwe ngaruka ku kibazo, kuko iyo mpano batayifite. Iyo umuhanuzi avuze jewe cyangwa n'abandi bahanuzi ku isi yose, isengero zikomeye zatangiye ari igihanuzi, ubuhanuzi. Imana yatweretse vision, Imana yatubwiye gutangira ministries. None se ko bagera haga hejuru bakavuga ngo reka dusome ijambo ryonyine, ko mbere batangira iyo ministries batasomye ijambo ryonyine basuwe n'Imana. Aho harimo ikibazo gikomeye cyuko abanyamadini bamwe na bamwe hari ibyo bavuga by'ukuri, hari n'ibindi bavuga kugira ngo basenye impano za gihanuzi. Ukiraho ko hariho confusion iri kubijanye n'ubuhanuzi. Harimo abahanuzi b'ukuri hakaba n'abahanuzi batarabukuri. Hari n'igihe umuntu atangira neza agasoza nabi. Ese twazemera gute umuhanuzi w'ukuri? Kuko abantu benshi impamvu impano y'ubuhanuzi irimo igenda iteshwa agaciro canke abantu batakiyemera bateye agaciro cyane, nuko benshi barabyitira canke bagakora amanyanga bituruka kuki? Ni impamvu ese Imana yiguhaye impano irayikwambura canke se ya mpano ivangirwa habaye iki? Reka dusubize ikibazo kimwe kuko harimo ibibazo bibiri. Harimo ikibazo kivuga ngo ese Imana yiguhaye impano irayikwambura. Harimo ikindi kibazo kivuga ngo abantu bakoresha impano z'Imana z'ubuhanuzi bakazikoresha nabi, ese umuntu yakurikira iki akareka iki?
kamere ku cyambere icyambere nuko kugeza kuri izi saha nabivuze na kare impano y'Imana iyo umuntu ayifite ni impano izana igikundiro ariko kandi ni n'impano Satani ahiga turabanza tuvuge ngo niba umuntu atangiye neza agasoza nabi banza umenye neza ese niki cyatumye asoza nabi. For example Samsoni yagize impano ikomeye cyane arwanya abafilisitiya akubita abafilisitiya arabanoza bien igihugu abisiraheli bose hafi ya bose uko bangana batangira kuririmba Samsoni ko abakuye ku ngoyi hamwe n'Imana ya Samsoni. Hanyuma igihe kigeze abafilisitiya batangira guhiga Samsoni. Abafilisitiya nitubavuga ubwo n'abantu bari mu ruhande rutari urw'Imana batari mu ruhande rw'Imana bitwa abafilisitiya kuko ntibakunda bera ntibemera bera. Hanyuma Samsoni igihe kimwe ariruka acitse abafilisitiya abacitse yari yakubise yari yashumuye ari ibisimba yari yashumuye bijya mu ngano bijya mu myaka y'abantuza biratwika y'abafilisitiya biratwika birahatwika byose ari Samsoni wabikoze. Abafilisitiya bahageze batangira kwikanga barangije bashaka Samsoni baramubura. Bamwe muri bene wabo wa Samsoni nibo bagiye gutanga nde Samsoni. Abakozi b'Imana bahanura n'abantu bahora basimbuka imitego yabo bitwa abakozi b'Imana bandi. Nukuvuga ngo kubera iki muri uyu muhamagaro habamo abanyamashyari ntabwo mu bantu bakunda kubivuga ariko igihe kirageze ngo tushyire ukuri hanze. Habamo abanyamashyari yabona Imana izamuye umuntu ateye aturuka he nkaho ari uhamagara abantu yabona umuntu favor y'Imana imuriho akavuga ngo ngiye kuko ndi hejuru akajya kugusenya. Leta yaterana n'abanyepolitike baterana mu bihugu bitandukanye bakavuga ati ariko abanyamadini ni mutora amategeko yanyu abagenga. Umubishop runaka akabaratangiye kuko afite ijambo nagera aho ngaho ati bari abana bakizamuka ntitubashaka kubera ko baravuga ibintu bitanditse turi kugendana. Hanyuma umukozi w'Imana rero buriya ntananizwa n'abapagani ananizwa nabo mu nzu y'Imana. Bivuze iki rero? Biravuze ngo Samsoni kunanizwa kwe abafilisitiya babifitemo uruhare 100% ariko noneho bene wabo bari mu muhamagaro umwe bafitemo ikindi gice 65%. Bivuze iki nashaka kuvuga iki? Mose ntabwo yaguye mu butayu kuko yanga Imana. Ntabwo Imana yamutwariye mu butayu, ntabwo yaretse kugera i Kanani kuko abishaka. Yayoboye Abisiraheli batangira kumukomeretsa mu mutima. Bamwe batangira kwigumura, abandi baramwanga, abandi bamugirira nabi, abandi baramutuka. Igihe kigeze bageze mu butayu babura amazi, baramutuka ibitutsi bikomeye cyane. Hanyuma uyu Mose agera ku rwego umubabaro nawe ugira gute umwishe nibwo yagiye gusenga Imana iramubwira ngo genda ukubite ku rutare. Agiye yanyuranya n'iby'Imana yagize gute yamubwiye kubera umubabaro. Abwira Abisiraheli ngo mwabagome mwe njyewe na Aroni mwabagome mwe twabakuriye amazi mu rutare. Imana iravuga ngo kuko utagaragaje kwera kwanjye ukavuga ko ari wowe na Aroni ntabwo muzagerayo. Ariko se dusesengure, Mose azize ko yasambanye? Mose ananiwe kugera i Kanani kuko adakundana n'Imana itamwemera? Ahubwo amagambo y'Abisiraheli ibihosho byabo bituma abakozi b'Imana bagira gute imyambi bananirwa. Iyo ufunguye channel gusenga everyday habaho insengero zivuga ziti dusanga bikunda uyu muhungu afite abantu 15,000 afite 3,000 bimukurikirana. Njewe nicaje abantu 27 muri eglise yubatse, ntabwo muzajya mbiza. Ariko iryo ni umwuka w'ishyari s'Imana ibimutumye. Biravuze ngo rero umuhanuzi w'Imana muri iki gihe ateshejwe agaciro kubera ko bamwe bananijwe n'isengero, abandi bananijwe n'abitwa abashumba. None se ubwo umuntu yavuze ngo nta muhanuzi ubaho ngo ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana urumva avuze iki?
ni nkaho yakabwiye abantu ati jewe urabona ndi umuntu ukuze ariko ntabwo nshaka ko mukomeza kumvira ibyo abahanuzi bavuga kandi Bibiliya iravuga ngo ntimugahinyure ibihanurwa ahubwo mubigenzuza iki ijambo ry'Imana ariko umuntu agavuga ngo nta bundi buhanuzi bubaho butari Bibiliya no izo nyigisho turazanze oya turebye no mu isezerano risha turebye no mu isezerano risha habaho ijambo ry'Imana hariho n'ubuhanuzi cyane abahanuzi babayeho none se Pawulo ntibamuhanurira batugiye Yerusalemu ugiye Yerusalemu nugera bazakuboha bari bari kumuhanurira ntibanuye bati nzarigiye gutera Yerusalemu bigasohora byari yereko ni isezerano risha ntabwo isezerano rya kera yes na Yesu ubwe yaravuze ngo abisi ntibabakunda kuko mutarabisi yego iyo aba muri abisi baba bakunda ngo ariko ubwo mutarabisi ntibazabakunda aravuga ngo niba bagenje gutya igiti kibisi icyumye bazakigira gute aranavuga ati rero ibintu bibabwiye bitarababaho kugira igihe bizabageraho muzamenye ko nene bababwiye arongera nababwira ati hari igihe bazabirukana mu masinagogi yego bakabakubita aranababwira ati bazabanga ku gasozi kamwe niba banga ku gasozi kamwe muzajye abo bavuga ko Imana itavuga nibasome iyo Bibiliya bavuga neza barebe ubuhanuzi buravuga inshuro nyinshi muri Bible Samson mbere yuko avuka uramuzi kwa Manoa bari mu cyumba cy'amasengesho umubyeyi n'umupapa Imana irababwira ngo muzabyara mugiye kubyara umuhungu hanyuma azaba umunaziri n'ubuhanuzi na Yesu mbere yuko aza yahanuwe n'abahanuzi benshi Yesaya Yeremiya baramuhanuye duhawe umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel Imana iri kumwe natwe azitwa igitanga baramuhanuye baramuhanuye na ba Mose baramuhanuye na Yakobo yaramuhanuye iriya nkoni barambuye hejuru y'inyanja ya Kristo uzajya taburamo ibibazo kabiri tukambuka na Mose yarabwiye ati Imana izabahagurukiza undi muhanuzi ba Eliya babayeho na Baramu baravuga ati ndamubona ati ntabwo ari hafi ati ndabona inyenyeri yo mu ruturutu no kuvuga ngo rero bakundwa muri Kristo Yesu birashoboka pe muri twebwe reka mvuge muri rusange hinjiyemo abandi bantu binjiye rwihereranwa rwihishwa baca mu madirishya baca mu mabati begura amabati bararunguruka bidumburamo abandi baracukura kuko bafite imbaraga za gutya cyangwa n'iza gutya barasesera bati professor ndi umuhanuzi abo ngabo ntibazabura kuko Yesu iravuze ngo nta kizabuza ibisitaza kuza ngo ariko umuntu ubizana azabona ishano mukozi w'Imana rero ku kibazo cyiza warumbajije abantu ntabwo ari ngombwa ngo bakurikire umuntu oya abantu nibakurikire Kristo nubona umuntu ari gukora ibyo Kristo atakora wikiriga umukurikira kuko igihe tunagezemo si igihe cyo gukurikira abantu ni igihe cyo gukurikira Imana ariko kandi Imana nayo iri mu bantu nanone ahubwo twakora iki abantu nibasesere muri iryo jambo ry'Imana basome baramenya umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ikinyoma ahubwo tubwira abantu bafite ubunebwe bwo kudasoma no kutamenya hanyuma bakagwa mu mitego itandukanye iteye ubwoba kubera ko umuntu araba yahaze vuvuzera cyangwa tunuri cyangwa nizo nzoga zo hanze ntazi yarangiza ati to ubundi se ndasoma ijambo ry'iki reka apfe gufungura ndebe bamwe bitwa abahanuzi ntazi ijambo ry'Imana icyo ari cyo ntazi umubatizi icyo ari cyo nta torero agira asengeramo ni umuntu uri aho ngaho gusa yabona umuntu ati alo ndashaka kunsengera urakijwe yego oya no guhamagara kuko ati ndashaka umpanurire hari n'uhamagara bati genda ndashaka umbwire icyo Imana ivuze none se ubwo uwo muntu uri wangu ndashaka umbwire Imana ntabwo ari radio wowe niba uhamagaye umukozi Imana mubwire ngo dusengane aguha umwanya cyangwa byihore ikindi abantu barahatiriza uzi ko ushobora no kumusengera Imana igiye ikintu ikubwira kuko Imana itavugira buri Imana nticeceka ntiyacecekanya Abisirayeli imyaka 400 itavuga aribwo hahagurutse Yohana umubatiza akavuga ngo ndijwi ry'urangurura mu butayu nimugorora inzira z'Uwiteka
ariko reka tunafashe n'abantu tubereke uburyo bwiza bwo guhamagara. Reka tubanze hari n'igihe umuntu abona nimero ya telefone, babona nimero ya telefone kuri YouTube agahita guhamagara ati nashaka umpanurire, nakubwiye ati nitwa kanaka, nimero yawe nyivanya aha, nakijijwe nashaka mumfashe, se mwashobora kumfasha n'ugusaba none narakubwira ngo nashaka umpanurire, ngo nabonye nimero yawe kuri YouTube. Tuberetse uburyo bwiza, uburyo abantu bazaba bakiramwo mubahamagaye, benshi bagenda babakupa kubera umuhamagara ngo uri kanaka, numubwiye ati mwaramutse muraho, nitwa kanaka, mperereye aha, nimero zanyu nazibonye aha, nakwikigano cyanyu kimeze uku nashaka mushobora kumfasha, mwashobora kunsengera, mwampa umwanya ngo tuzasengane, ese nababona gute? Ni muri ubu buryo wakomeza kubica. Hanyuma kuri iki kintu rero Yesu nawe yahuye n'iki kibazo, hanyuma arangije ababwira abigishwa, arababwira ngo muzagenda mumenyera abantu ku mbuto zabo. Icya kabiri nuko ndi gutanga ibanga rimwe rikomeye. Ibanga rya mbere, ntabwo ushobora gusengana n'umuhanuzi w'ukuri, pastor w'ukuri, bishop w'ukuri, reverend w'ukuri, mwarimu w'ukuri ngo ubure kino kimenyetso. Ndi kumena ibanga rimwe, ubundi ifite ibintu bitanu biranga umuntu wasenganye n'umuntu w'Imana, ariko muri ino minsi ndi kuvuga ikintu kimwe cy'ingenzi. Yesu ajya kugenda yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye, aravuga ngo ariko ayo mahoro si nk'ay'ab'isi bagira gute batanga. Iyo ni password Yesu yasigiye intumwa, ayisigira bera, aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye, kandi ayo mahoro bagira gute batanga. Nusengana n'umuntu ntiwumva amahoro muri wowe, question mark, kuko mu bintu biranga umuntu urimo Yesu nuko ahesha abandi amahoro. Uko no ukuri. Ba Petero na ba Yohana ku irembo ryitwa ryiza barahageze, ikirema cyaracanganyukiwe kirabasaba, mwaduhaye. Baravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ngo ariko icyo dufite turakigupatiye, turakiguha mu izina rya Yesu. Niki bari bafite se? Nukumuhesha ubuzima. Umukozi w'Imana ubundi umuhanuzi atanga ubuzima aho ubuzima bwabuze. Erega nuko twanga kubivuga gutya ngo abantu batagira ngo twishyize hejuru. Ubundi Yesu yaduhaye ubutware, aravuga ngo mbahaye ubwo butware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Luka 10:18. Ngo kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ngo ariko nimwishimire ko abadayimoni babumva. Ariko mwishimire yuko izina ryanyu, wabwo mwishimire ko izina ryanyu yanditswe mu gitabo, izina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Naganagarera aho washakaga. Hariho abantu bafite impano z'Imana ariko batanditswe mu ijuru. Imana yiguhaye ntikwambura. Oya, uzasanga nkari icyango gushaka kugenda wakicara nko muri restaurant yaho cyangwa mukabari ahantu runaka, kumva umuntu arakubwiye ati Imana irambwiye ngo, kandi yabikubwira ugasanga nibyo. Uzabona abahanuzi benshi bamwe na bamwe banywa amayoga, uzababona bakora n'ibindi biteye ubwoba, ariko yahagarara mu mpano z'Imana agahanura ibintu biribyo. Bivuze iki rero? Imana si umuntu, Imana si umuntu, yitanze ibitanze. Ikintu igukuraho cyakoze ni ubuntu bwayo, presence yayo. Kuko wa muntu amara gukora bya bintu, kwitwararika kwe ukabona biranze. Uwo rero suko ari umuhanuzi w'ibinyoma, ahubwo Satani yaramwinjiriye. Ikindi nabo mu nzu y'Imana bamuciye intege, kandi nta muntu udacika intege. Ahubwo tubwira abantu ngo wowe nusengana n'umuntu kumva nta mahoro wakiriye, shyiramo akabazo. Ukiri ngaho, ese bose uko bahanura ko habona impano z'Imana, nuko bahanura ari Imana bakoresha cyangwa hari abandi bahanura ubuhanuzi buturuka mu kirere cyangwa bw'abadayimoni niki? Yaba ari nk'inyigisho ndende, ariko turakoramo akantu gatoya. Ubundi iyo bavuze imyuka y'abakabaliste, kabaliste, nibi bintu bya Illuminati, sinzi ngo Illuminati, izi mbaraga zigira amayerekwa, kubera ko ni imyuka iri sataniste.
kandi satani ni ikiremwa nacyo cy'umwuka. Satani si umuntu ugaragara, ni imyuka mibi. Iyo myuka rero ifite ububasha bwo kwerekwa. Niyo mpamvu uzasanga abarangi barerekwa, ariko ntago bakoresha imbaraga z'Imana. Sindi wowe ngo senya amadini yabo simvuze uko yitwa, ariko ubwo abari Imana izabarengera izabasure. Iyo myuka y'abakabaliste hari abantu bakorana nayo kandi bakabona, kuko satani agutega umutego w'impanuka kuko yarebye imbere hawe uri bujye Nyabugogo, impanuka kayiteza mu muhanda wanya nuko yabonye imbere hawe. Nuvuga ngo rero umukozi w'Imana w'ukuri kumutandukanya n'umuntu ukorana n'iyo myuka nabyo nicyo kimenyetso nta kindi. Iyo myuka ikora kanyaga ni nka pirate. Urabona hariho nari ntandukire nari mu nganda z'abandi, ariko habaho ibintu wumva bya pirate bituruka mu bantu ntavuze. Yego. Hakabaho n'ibindi bituruka mu bihugu bitandukanye biba original. Yego. Kimwe cya pirate gishobora gukora mu muhanda igihe gitoya kigakwama. Original ikamara imyaka n'imyaniko. Imana rero yitanze impano zayo. Ni impano zikora kandi nuzikoresha nawe agahabwa uburinzi. Agahabwa n'ubwiza bw'Imana. Kandi mu buryo buri spirituel umuntu w'Imana uramwumva. Nese nk'ubu nk'abantu birirwa bahanurirwa ukajya imbere y'umuntu akakubwira ngo wambaye ikariso ngo itukura, kandi wambaye umwe ngo niyo waba wambaye itukura sino wambaye isutiye y'umukara, hanyuma warariye isombe, urumva arimo aramuhanurira. Hanyuma nimero ya telefone yawe ni 0 nimero y'indangamuntu, icara Imana irakuza. None se ubwo buhanuzi mu maziki abantu batangire kumenya ubuhanuzi bw'ibinyoma n'ubuhanuzi bw'ukuri. Imana niyivuga itangaza ikintu kiri imbere yawe. Ntabwo Imana ifite umwanya wo kukubwira ikariso wambaye kuko ntabwo idiscussinga nawe. Imana ifite umwanya wo kurwanya amadayimoni ari kurwanya abantu. Bivuze iki rero? Ubutaha Imana izamfashe kuko iki kiganiro kivuga ku buhanuzi ntabwo nzakireka, kuko nimba hari ihembe shaka ko ryeguka ni ihembe rya gihanuzi. Kuko niba hari abantu baterwa batunguwe n'abantu b'iyi minsi kandi bakaduhamagara batubwira ngo bya bibazo wavuze twabyisanzemo twarabitinze. Urugero nk'ubuhanuzi twahanuwe nabonye abantu benshi bantera amabuye ngo ntabwo wari kubivuga, ngo rero ngo iyo ubimenya ngo wari kugira gutya. None shuti z'umusaraba, wowe ntabyo wabwiye wisanzemo kandi Imana yakuburiye. Bivuze iki rero nshuti zanjye ku kintu kijyanye n'iby'ukuri n'iby'ibinyoma? Umuntu akwiriye kwicara ahantu yakumva atari kwakira amahoro yo muri Kristo Yesu. Nahaguruke vuba vuba nzababwira ibimenyetso 5 biranga ko wasenganye n'umuntu w'Imana, Imana yampishuriye. Ubu tubwiye kimwe, ariko mbere na mbere igifungiyemo byose no kwakira amahoro. Ese nirihe tandukaniro riri hagati y'abariminati n'abakabaliste? Iyo ni inyigisho yatwara umwanya muremure, ndimo ndazitegura nitonze, kuko iriya myuka kuyiseseramo ntiwavuga uhushura urasa ku ngingo, kuko ni ibintu ugomba gutangirira mu mizi. Okay, none ubutaha icyo kiganiro cyuzakidutanga. Imana nidufasha tukabona umwanya, kuko tuba dufite imirimo myinshi, tuzabitegura tubitambutse. Imana nidufasha, kuko iyo twemereye ibintu hano ni nk'umuhigo tuba duhize, kandi guhiga umuhigo ntuhigure bingana no kutawuhiga. Tuzabisohora neza hamwe nuko inshuti za Gusenga everyday zigenda zitwara. Kuko abantu bagiye bamenya ngo duturuka ahantu kure. Ibyo bantu ntibajya babimenya. Abantu bazi ngo turabyuka tugasanga kamera ziteye hano. Duturuka ahantu kure, nta muntu ukumenyera ngo transport nta ugira gute, wagenda n'amaguru, watega igare, wabura ya moto, wagira gute. Urumva rero biba bigoye, ariko turakorera Imana. Niyo mpamvu rero mvuze ngo nibidukundira tuzabikora. Hanyuma tuzasobanurira abantu kabaliste niki, Illuminati niki, Freemason niki, n'abakorana nabyo. Ese ibimenyetso bibiranga ni ibiki? Urumva n'inyigisho isaba kwicara hasi ukabanza ugasenga. Niyo mpamvu mvuze gutyo.
ntabwo ari ukuza kwigisha kuri ino myuka mibi utayitsiritse niba ari ukuyitsirika niba ari ukugira gute utabisengeye ngo uburizemo kubite hasi impaka n'ikintu cyose kizishirira hejuru kurwanya kumenya Imana. Urakoze mukozi w'Imana, tugana ku musozo, nihe nama wagira abantu bateze amatwi gusenga everyday? Inama twagira abantu mu by'ukuri ibintu byose bivugwa ntibabifate nk'ukuri mu bantu bose. Hagomba kubyo wemeye kurya. Niba ukurikiranye social media, ibintu byose bije uyita ushyira muri wowe ngo uhite ubifata nk'ukuri, banza ufata umwanya nayo gusenga ubihuze n'inyigisho wigishijwe. Icya kabiri, tubwira abantu bagaruke ku rufatiro rwo gukora imirimo myiza, kuko nta Bibiliya iravuga ngo kuko ari nta mirimo myiza. Tubwira abantu rero ko ari byiza ko jonjora ibyo mukwiriye gufata n'ibyo mushyira ku ruhande. Kubera iki? Abenshi badukurikirana bamwe n'abana mu gakiza, kandi umwana mu gakiza ibintu byose bije ararya. N'umwana mu buzima busanzwe niyo yagira ku nzoka yashaka kuyishyira mu kanwa. Bivuze iki rero? Mu Mana abakozi b'Imana bakoreshwa n'Imana, ugomba gutega amatwi nawe ukagenzura ibyo ukwiriye kwinjiza muri wowe n'ibyo udakwiriye kwinjiza muri wowe. Abantu bishaka ko abantu bababwiriza ngo banababwire ngo ibi twavuze ni ibinyoma, ibi twavuze n'ukuri, uwo mwanya nta wawubona. Bo nibo bo kwijonjorera. Edouard munyamakuru, ndagira ngo nkubwire ko ubu hari insengero jewe ntumirwamo ntajya kwicaramo, ntajya kubwirizamo. Ariko kera nkiri evangeliste ntarasobanukirwa ibi by'imyuka mibi, ahantu hose bapfaga kumpamagara nkaba ndirukanse. Kubera iki? Namaze kumenya ko hari uruhimbo hagararaho ugapfa. Kabisa. Namaze kumenya ko hari abo muhura biyita ugapfa. Hari nuko kuza unaya makamera, ubona aya makamera hari kinyamakuru cyo ugapfa. Hanyuma ibyo rero bimpa kumenya aho ngomba kujya naho nakwiriye kujya. Umuntu w'Imana rero ntabwo ari uwe ngo yigenge, agomba kumenya igihe cy'ibyo yumva n'ibyo adakwiriye kumva. Niyo nama je nagira abantu. Indi nama nagira abantu nuko ubutware wahawe udakwiriye kubupfusha ubusa. Luka 10:18, mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara na hato. Ubwo butware wahawe ugomba gusenga ukavuga ngo Mana nkwiriye gukurikira umuntu urimo ibyawe. Ariko nanone tunabwira abantu bahindukire banamenye gukurikirana ibintu by'ukuri, kuko ubu cano iyo ushyizeho ibintu by'ukuri abantu ntabwo babyemera. Ariko abantu bakunda bababeshya n'amatarito yo kubesha, na matarito yo kubesha. We ngo tumufashe ngo ari gusambana, wafungura ukategereza umuntu wasambanye ukamuha ngo ibi nibi ibintu byakarabaye. Ni mwitonde mwe kuba banyirangiyo bigiye. Niba ubona titiri isebye Imana, nta mpamvu yo gufungura ibintu bisebye Imana. Niba ko kuri umuntu w'Imana, ibyo bintu byihorere. Hanyuma rero nihakomeza kubaho ko ukuri kuvugwa kutari kwemerwa n'abavuga ukuri bakarwanwa, hazabaho kukuri kuzakonja. Abantu bisange bose bari gushaka umuntu w'ukuri bakamubura. Kandi na Yesu yarabivuze ngo mu minsi y'imperuka azaba ibihe birushye. Abantu bagakwiriye gucunga bakavuga bati uyu muntu uvuga ibintu bikamfasha umutima wanjye, nanjye ndamusapotinga. Ariko ubu kuri kino gihe bene abo bantu biragoye kubabona. Ariko umuntu ugiye ari extrasiyo z'ibinyoma bahita bamwirundaho. Ibigano byarebwa. Bivuze iki rero? Iki gihe cya none ni igihe umuntu akwiriye kumenyana n'Imana, akayisabana nayo, akayibaza ibyo akwiriye kumva n'ibyo adakwiriye kumva. Ikindi nuko niba wabanye n'Imana neza wasenze,
Imana ntizabura kuguhuza n'umuhanuzi w'ukuri. Izamuhanura hariho hose azaba ari, ntashaka azaba ari mu kirere, imuzana iruhande rwawe wisanga uhuye n'umuntu w'iki, umuntu w'Imana. Nicyo kintu rero twabwira abantu. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Rega no kubera kuri gusenga everyday nuko tuba twarasenze ntabwo wapfuye no kuza. Imana ibaha umugisha rero mukozi w'Imana wanasoza usengera Imana abantu bateze amatwi gusenga everyday basabira umugisha. Yego. Reka dusenga Imana. Uwakenera kutuganiriza cyangwa se kudusaba ubufasha runaka ni 0780 2 89 885 0780 2 89 885. Ureka dusenga n'Imana. Utarasenga ese abakwifuza bari muri umuji wa Kigali cyangwa bari mu nkengero y'umuji wa Kigali bakwifuza bati dukeneye kubuza mu materaniro yawe nk'umushumbushumbi ntabwo wabayobora? Nabo twabayobora, ariko iyo nimero barayihamagara tukabayobora, kuko hari abajya baduhamagara kandi bakagira ibihe byiza. Bahamagara kuri iyo nimero hanyuma tukabayobora, kandika ukavuga nshaka kuza gusenga, cyangwa se ukaduhamagara tukavugana tukamenya aho uherereye, kuko hari igihe umuntu aba arwaye atava nk'icyangugu aryamye. Ibyo hari ubundi buryo tubivuganamo tugasenga n'Imana nawe dusengeye aho ari, cyangwa se dusenganye kuri telefone. Rero reka dusenga Imana. Ndabona n'ikirere kibaye kibi, reka dusenga Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'imbaraga zawe, ndagushimiye kubw'ububasha bukomeye, ndagushimiye kubw'ineza n'urukundo. Mana humugisha iki gitangazamakuru. Mana gusenga everyday abantu reka bongere bayikurikirane. Mana turasenze ngo abayikurikiranye bose bahabwe imbaraga. Mana kuri iki kiganiro cya gihanuzi ndinginze cyane ngo umwuka wawe wera akomeze kugiherekeza kandi ucyumvikanishe mu mitima y'abantu. Reka ibinyoma bisenyuke, ukuri kw'ijambo ryawe kubakike. Urakoze ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Murakoze cyane. Reka dushimire umuntu yarabanye natwe muri kiganiro, reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabisharinga, tukubwira ngo nawe Imana igume. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe, nawe ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday tugusaba ukanda subscribe kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye. Ikiganiro nawe utaha. Shalom, shalom. Dushimira n'umukameramani wacu Romeo. Imana igume umugisha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.